ikindi yewe ntunyemere wemere Imana isubiza wemere Yesu nge ntabyo nyemera mu bindi. Abantu benshi bakunda kubitwaje biriya bitabo babifashe mu kwaha cyangwa bitwaye nk'amashakoshi bakavuga bati ngewe ntwaye ijambo ry'Imana ariko wareba ugasanga nanone ijambo Bibiliya ubwaryo ritavuga ijambo ry'Imana. Nkavuga ngo iby'Imana ivuga ubu ngubu byo byandikwa hehe? Ese barwe byandikwa urantangaje nako se urakabaza nakora ako kantu karakomeye cyane. Karakomeye no kukumva no kukemera biragoye. Isubiza ibyo twizeye. Imana isubiza ibyo twizeye. Nta gisubiza ibyo twajyanye muri Israeli naho navuze hose n'ahandi nakanyarira no mu bupfu na Samatari. Nta gisubiza ibyo twasengeye. No. Isubiza ibyo twizeye. Ibyo twizeye. Ako kantu uvuze none ndakwemeye umunsi. Ngo hitwa mu bitare bya Mashiga. Ubwo nagana yarepfo ugera hano ku Kamonyi ugafata umuhanda ugiremera Rukoma wagera mu Gashobwenge nawe ukawureka ugafata kandi kitaka kagikayenzi ubugiye kugerayo mu bitare bya Mashiga. Bitare bya Mashiga niko hitwa Manuel. Baje aho kwirwa batanga amamiliyoni abaradukurikira baje bafite ibyifuzo bagenda bashyira muri biriya bibuye kuko biruta urukuta rw'amaganya rwubatswe na Salomo. Biriya bitare ku bwanjye biraruta. Ikindi kandi niba banze bizera Imana ibera hose icyarimwe bizera ndimba wo mugakivuga ngo ntitwibagirwe ko tujya hose gusenga kwacu kugira ku Mana Data. Ko uyu munsi bavuga bati mwumva ukivugana namwe kivuga irimo kuvuga ubu ngubu rero byo yandikwa he cyangwa abantu bayibona babandi bavuga ngo marabakristo ni mu Abanyarwanda mureke kuba abakristo mugende mu bitare bya Mashiga. Oya babe n'abakristo kandi Abanyarwanda beke kuba abakristo kandi nawe ra Abanyarwanda b'abakristo ushobora kuba umunyarwanda ngo n'umukristo the same time ntabwo kubera iki ntabwo byo Yesu turi guruguta nge ntabwo ndi umukristo. Niba uri umukristo uri umukristo ndi umunyarwanda niba uri umunyarwanda uri umunyarwanda wizeye Kristo marwe wowe utangiye kusara mu biki none se waba uwa Kristo ukaba n'umunyarwanda ibyo ntabwo bishoboka. Ndo wa Kristo wampfiriye wancunguye. Oya Mana urengere Manuel ndamusengera wowe uri icyo bita igihindugende taka Satani mu izina rya Yesu. Kristo ntambuza kuba umunyarwanda u Rwanda ntirumbuza kuba umukristo uri iki we Manuel. Okay byiza cyane ariko akagira izina ryiza Manuel sohanga Imana turi kumwe ariko mumva ibintu abavuga iryo zina bananyise naryo ubwo aryo sinigeme igihe cyose utararihakana ufite izina ryereza rasobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Amina. Ntabwo bivuga Imana iri kumwe natwe bivuga Imana mu muntu. Zitwa Emmanuel. Oya byo bireke Imana muri nge. Amina. Mini Imana muri yatashoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe. Reka dutangire ikiganiro cyacu muri uyu mwanya ariko nanone ntabwo tujye tureka kuzirikana abantu bakunda kutwereka ko rwose babana natwe mu biganiro cyane cyane babandi bajya muri comment bakatwandikira bakatubwira uko babyumvishije bakaduha inama bakatubwira n'ibindi babona twazaganiraho. Abo ngabo ni abantu b'ingenzi kuri twebwe tuzajya duhema n'ubundi gushimira uko tugiye gukora ikiganiro. Kwizera rero abantu bamaje kumenya neza cyane ko ari wowe dukunze gukorana ibiganiro kandi amazina yabo bakunze kuyamenya cyangwa se bamaje no kuyamenya ntabwo nzajya nirirwa nkunda kuyasubiramo. Ndakwakiriye rero hano muri studio Tonyanga mu nyanja. Rero Israeli na Iran na USA batangije intambara ariko ntibazwi izarangira. Uko izarangira biri mu ibanga ry'Imana. Okay, ariko abanyamadini benshi nkuko nkunze kubivuga bo bifuza ko nk'igihugu gifite amateka y'Imana bifuza ko aricyo cyatsinda kugira ngo kidasibwa. Yewe nifuza ko irantambara irangira. Nifuza ko intambara muri Kongo irangira, iyo muri Ukraine irangira, iyo muri Sudan irangira, iri gututumba muri ya ntara utatigire nifuza ko intambara zose zarangira kuko intambara zica abantu b'inzira karengane nicyo mpfa nazo. Nifuza ko zirangira zose. Donald Trump humura iyo muri Kongo yarayirangije hanyuma yara muri Israel nayo mu minsi mike ngo araza kuba ayirangije. Uriya rero ndizera ko intambara zirangizwa n'Imana nta ntambara n'imwe Trump azarangiza. Okay, yarangije muri Ukraine unabwo emera ko yirangije ntago bakirasana. Oya kuri we birabye amabombe ashobora kuba na amavuka n'ibijumba birabaterana n'ibiki. Iyo muri Kongo nayo kaba yarayirangije nyuma yavugira iryo jambo hapfuye abantu amagana bari gutwikwa bari kubotsa bakabarya nawe nibyo urimo. Ariko nyemerera nkubaze aka kantu wenda nagaciyemo ko abantu urabizi ko bajya bajyana ibyifuzo hariya ku rukuta rw'amaganya muri Israeli. Ibyo nawe urabizi rero urumva niba abantu bajyana ibyifuzo byabo ku rukuta rw'amaganya ibyo byose abo ngabo kandi n'abakristo ntabwo ari abayisilamu ahubwo n'abakristo
ya byose mbona ngiye bifuza ko ese Manuel icyo gihugu cyatsinda. icyo umbwira nacyumvise ka nkubaze nanjye aka kabazo. Ubu umuntu uva mu Rwanda reka bariho mvuga wenda agatega indege ntabwo igenda direct umanzi ica muri Ethiopia hari. Yego igenda zica ahantu hatandukanye akajya muri Israel akagaruka yishyuye tike abajyanye ikihe cyifuzo ubundi ubwo ngubwo kuko njyewe umpaye tike ijyayo kugenda no kugaruka nshobora kumara umwaka norohewe ntuje neza ntekanye. Icyo nshaka kuvuga ni iki, njye nawe tuze dukora ikiganiro twemeranya ko Imana iba hose kandi ibera hose icyarimwe. Urukuta rw'amaganya nshatse narurema mu nzu iwanjye harimo ibikuta nkizera kandi ngasubizwa. Nasengera mu gihuru nasengera ariko ya mu gihuru mu Rwanda ntabwo byemewe ariko nubwo bitemewe kandi barahasengera. Ni urugero ndi kuguha kuko mfata itike usinjye njya muri Israel ninjyayo nzaba ngiye kureba koko biriya bintu bavuga by'amateka muri Bibiliya birebe babinyereka imbere uko bimeze uko ariko ntabwo nzaba njyanywe no gushaka Imana uyu munsi no kubona Imana ku bundi buryo. Uyu munsi hari umupasiteri nzi abakristo bafata ibyifuzo bakabyandika ku buntu bw'urupapuro akazabijyanayo noneho bakamushakira tike ariko ajyayo koko we ntabwo mbizi nabonye gusa uzaneka ko kantu umenye koko niba ajyayo noneho ngo akajyayo bwa papuro bwose amutwaye akagenda akamupfunyika muri ibyo bikuta muri urwo rukuta ngo rw'amaganya. Njye imyizere ntabwo imyizere sinayemera. Uyu munsi barimo baravuga bati Israel kubita Irani rimbagura ica abarwayi muri Irani ica abanyeshuri muri Irani kubita kugira ngo ugisengesha no kuvuga ngo nibyo bavuga ngo Israel ritura abarwayi mu bitaro ica abanyeshuri ica abasirikare twikirane ubwo sibyo nisengera kugira ngo Israel rokoke turibona uburyo twatwigira ku rukuta rw'amaganya. Isengesho rero urwo rukuta rero bajya ariko mu Rwanda ahantu hitwa mu bitare bya Mashyiga urahazi ariko oya ntago mpazi bagiye bajya hariya kabisa ariko wowe rega wowe ugenda umbera mu bitare bya Mashyiga hari ibibuye Manuel mushyashya buri gihe tonda hari sinjya nemeranya wowe ugenda maritije n'Imana na Bibiliya buriya rwose ugenda umbera mushya rwose ariko reka kubwira nakubera mushya nagira gute hani wacu mu bitare bya Mashyiga hari wajyana ibyifuzo mu bitare bya Mashyiga hari ibibuye bipanze ukuntu kubireba ubwabyo ugiyeyo ufite stress bishobora gushira ngo hitwa mu bitare bya Mashyiga ubwo nagana yarepfo ugera hano ku Kamonyi ugafata umuhanda ugiremera Rukoma wagera mu Gashobwenge nawe ukawureka ugafata kandi kitaka kagikayenzi ubu ugiye kugerayo mu bitare bya Mashyiga niko hitwa Manuel. Bajye aho kwirirwa batanga amamiliyoni abaradukurikira bajye bafite ibyifuzo bagenda bashyira muri biriya bibuye kuko biruta urukuta rw'amaganya rwubatswe na Salomo. Biriya bitare ku bwanjye biraruta. Ikindi kandi nibabanze bizera Imana ibera hose icyarimwe bizera indirimbo yo mu gakiza ivuga ngo ntitwibagirwe ko tujya hose gusenga kwacu kugira ku Mana Data. Sengera mu ndege, sengera mu modoka, sengera mu nzu iwawe, sengera mu isoko, sengera mu biro, aho turi hose gusenga kwacu kugira ku Mana Data. Ikindi gikomeye Imana isubiza ibyo twizeye ntabwo isubiza ibyo twasengeye. Komeza ikiganiro. Imana isubiza ibyo twizeye ntabwo isubiza ibyo twasengeye. Ako kantu karakomeye cyane karakomeye no kukumva no kukemera biragoye. Isubiza ibyo twizeye Imana isubiza ibyo twizeye ntabwo isubiza ibyo twajyanye muri Israel naho navuze hose n'ahandi nakanyarira no mu bupfu na Samatari. Ntabwo isubiza ibyo twasengeye isubiza ibyo twizeye ushaka kwiyakuza niko cyane ako kantu uvuze none ndakwemeye umunsi. Ikindi yewe ntunyemere wemere Imana isubiza wemere Yesu nje ntabyo nyemera mu bindi. Ikindi mu bitare bya Mashyiga yaboneka abanyarwanda babandi bavuga ngo mara abakristo ni mu abanyarwanda mureke kuba abakristo mugende mu bitare bya Mashyiga oya babe n'abakristo kandi abanyarwanda reke kuba abakristo umva kandi nawe ra abanyarwanda b'abakristo ushobora kuba umunyarwanda ngo n'umukristo the same time ntabwo kubera iki ntabwo byose turi goroguta nje ntabwo ndi umukristo. Niba uri umukristo ubwo uri umukristo ndi umunyarwanda niba uri umunyarwanda uri umunyarwanda wizeye Kristo marwe wowe utangiye kusara mu biki none se waba uwa Kristo ukaba n'umunyarwanda ibyo ntabwo bishoboka. Ndi uwa Kristo wampfiriye wancunguye oya Mana urengere Manuel ndamusengera wowe uri icyo bita igihindu ugenda taka Satani mu izina rya Yesu impande z'iyisi. Kristo ntambuza ku munyarwanda u Rwanda ntirumbuza ku mukristo. What is problem? Ntabwo waba ibintu bibiri cyarimwe. Kristo ntambuza ku munyarwanda u Rwanda ntirumbuza ku mukristo. Uri iki we Manuel? Byiza cyane ariko akagira izina ryiza Manuel sohanga Imana turi kumwe ariko mwumva ibintu abavuga iryo zina bananyise naryo ubwo ryo sinigeme igihe cyose utararihakana
ufite izina gereza rasobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Amina. Ntabwo bivuga Imana iri kumwe natwe, bivuga Imana mu muntu. Azitwa Emanueli. Oya, byo bireke, Imana muri nge. Amina. Imana muri wowe, ariko ntabwo ari umutagatifu. Ibemo. Ariko ntabwo ari Emmanuel mutagatifu. Bya bindi bazanye. Hari ikiganiro twiye dukorana kugira ko batagatifu ntabemera ngiwe. Okay, byiza cyane. Dukomeze. Aha ngaha rero ndumva ibyo ngibyo reka tubiveho byari ibyo twabanje kuganira kugira ngo abantu turusheho kubinjiza mu kiganiro. Okay, reka rero tuze kuri topic yacu y'uyu munsi. Ndashaka ko uyu mwanya udufasha kugira ngo abantu wenda bashobore gusobanukirwa. Iyo urebye kiriya gitabo mukunda kuba murimo gusoma cyangwa mwifashisha muvuga ko harimo ngo ijambo ry'Imana, inyuma ubona hano handitse ngo Bibiliya. Aha rero yera, byonge Bibiliya yera, niko Bibiliya yera, hari na za Bibiliya ntagatifu. Ntagatifu n'igiswahili ni yera n'ubundi. Okay, byiza cyane. La Sainte Bible. Abantu benshi bakunda kuba bitwaje biriya bitabo babifashe mu kwaha cyangwa bitwaye nk'amashakoshi. Bakavuga bati njyewe ntwaye ijambo ry'Imana. Ariko wareba ugasanga nanone ijambo Bibiliya ubwaryo ritavuga ijambo ry'Imana. Ntabwo aricyo bisobanuye. Bisobanura iki? Kuko bituruka ku ijambo ryitwa Biblos. Biblos bikavuga ko rero ngo ni urukomatane rw'ibitabo, uruhurirane w'ikomatanyirizo n'ibitabo byinshi byahurijwe hamwe bibyara igitabo kimwe. Bibyara igitabo kimwe. Nicyo Bibiliya ivuze, ariko ntabwo bivuga ijambo ry'Imana. Benshi rero bakabitwara batyo, wambwa bati ngiye ntwaye ijambo ry'Imana, nyamara bitavuze ijambo ry'Imana. Wowe rero kuri wowe iyo wumvise Bibiliya cyangwa se iyo ubonye iryo jambo ngo Bibiliya, wowe kuri wowe ubifata gute? Urakoze cyane. Bibiliya ni igitabo koko kimwe, nemeranya nawe n'abandi ko ari igitabo kimwe, ari ihuriro ry'ibitabo, ari igitabo kimwe, nyine byarakusanyijwe bishyirwa hamwe. Ariko ubitwaye ntago abatwaye ibitabo 6, 7, 8, abafite igitabo kimwe ariko gikomatanyirijemo byinshi. Ariko ibyo byinshi ntabwo afata kimwe ngo kivanemo kigaragaze byanditswe mu gitabo kimwe. Aho rero tukwemeranya se. Yego, hariho n'igihe kimwe higeze kubaho Bibiliya hari bimwe mu bitabo bitarimo. Hizo ko Bibiliya itarimo Danieli, itarimo Hoseya, gutyo. N'ubu bushakashatsi buvugwa ko hari ibindi bitabo biri kugenda bivumbura ngo bivuga ku bya Yesu, babona ko byari bikwiye kujya muri Bibiliya. Ubwo ababishinzwe nibazabyanzura ushobora kuzana Bibiliya yongeye kongerwamo ibindi bitabo. Kuko hari n'abavuga ko muri Amerika bavumbuye igitabo kivuga ku bya Yuda uro wagambaniye Yesu, kivuga ko bura ngo mbere bigize no kugira ngo igihe ngo bari inshuti na Yesu. Bivuze ngo byinshi bivugwa kuri Yuda nacyo ngo bavumbuye, ubwo aho bivumbura simpazi. N'igitabo cy'Abarothodoxe Bibiliya yabo ntabwo irimo ibitabo birenga 180 na Bibiliya ntagatifu irimo ibitabo byinshi kuruta Bibiliya yera. Bibiliya yera igira 66, ntagatifu manza ari 70 n'ahari yego na 3 gutyo, simbizi neza. Hanyuma icyo nshaka kuvuga rero ni iki ngiki, none ndagira ngo uko tuganira Imana ijye imfasha abantu batwandikire. Ndashaka kuvuga ngiye Bibiliya mu buryo butatu. Bibiliya nkuriya mu bumbe tubona, yego, ariko mbere yuko ujya mu by'uburyo butatu, ndashaka ko umbwira niba twemeranya koko Bibiliya ubwayo, ijambo Bibiliya bivuga ijambo ry'Imana. Nicyo ngiye kukubwira nyine. Nonese wabimbwiye kuvuga ngo oya cyangwa yego. Oya, dore igisonda kigwera aha ngaha. Hari Bibiliya, iki kintu ntwaye nyine rwa rukomatezo rw'ibitabo. Nk'iki gitabo cyose kikankite kimwe. Hari Bibiliya nk'igitabo, hari Bibiliya nk'inyandiko cyanditswe, hari Bibiliya nk'imyizerere. Myizerere, imyemerere, imitekerereze. Niho rero hava bya bintu nyine wagezeho imbogamizi. Ibitabo hariya kuko usoma igitabo cy'abami, igitabo cy'ibyo ku ngoma, igitabo cy'ibyakozwe, ibyo ni ibyitwa ibitabo mbese. Ubwo ngurwo ni nabyo bivuze ko ari urukomatanyirizo, ari urukomatane. Yewe rero ahangaha ndagira ngo nganire n'abakristo bagenzi banjye. Ntabwo ngiye kuvuga ngo ndahakana ibyo Manuel, ngo ndavuga ngo oya cyangwa yego, ahubwo ndagira ngo nanjye nzase n'ukeneye impuguro zanyu, si ari we ni muzampugure muzanganirize. Ahubwo ibitabo byose byakusanyijwe bikabyara igitabo kimwe. Muri kiriya gitabo harimo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, hari harimo iby'ijambo ry'Imana koko, ariko muri rwa rukomatanyirizo hari ibitabo byashyizweho ngo bitwigishe kumenya Imana no kuyubaha, ariko bitari ijambo ry'Imana. Ubwo muri ibyo bitabo hari ibyo wibuka ngo babitubwiraho
nshobora kudasoma ariko nkakubwira utangiye gushokerwa iyo bavuze akari akanyuranye na Bibiliya uhita uryoherwa. Oya ntago ari akanyuranye. Icyo mvuze umutego naguteze wawumvise. Oya byo nabyumvishije. Hari ibitwigisha kumenya Imana, ibitwigisha kubaha Imana ariko bitavuzwe n'Imana. Harimo amagambo indogobe yavuze. Bavuga abakristo mu nkiriti kandi amagambo n'indogobe ntabwo ari Imana. Amagambo indogobe yavuze ariko wito indogobe yavuze bitewe n'iki birahure n'ijambo ry'Imana. Oya reka kujyana itonde ufite indogobe zingahe zavuze wowe wabonye zingahe zivuga itonde indogobe yavuze ibihawe na Marayika uve mu ijuru ku Mana. Yarahagazeho kuko amaze kugenda indogobe yongeye kuvuga kuva isi yaremwe niyo gusa yavuze. Aya rero n'amagambo yavuze ariko ibyo indogobe yavuze nubwo byavuzwe n'indogobe n'Imana yarebwiye indogobe ngo ibivuge. Kare yes ibyo bintu ariko se ibyo bintu uri hari nyamara nangiye kukujyana aho ushaka no bitangiye. Niko handitswe ndi kubwira abakristo bagenzi banjye ko harimo ibyavuzwe n'indogobe mu gitabo twita Bibiliya. Harimo ibyavuzwe n'indogobe yego ariko turabyemera tukabyuka kuko byavuzwe bigamije kutwigisha gukomera kw'Imana yavugira mu cyaremwe cyose. Ariko koko iyo dusoma tubona ari indogobe yavuze ariko ntabwo twatinda ku munwa w'indogobe ahubwo yavuzwe Marayika uvuye mu ijuru ku Mana. Kandi Bibiliya mu isezerano rya kera ahantu yita Marayika w'Imana burya ngo ni Yesu kuko yari ataritwa Yesu ngo avukire muri Mariya yabaga ari Yesu Kristo umwana w'Imana. Ariko kuko yari ataragaragara ku isi mu buryo twamubonyemo agaragare nk'umuntu asangire n'abantu yabaga yaje mu ishusho ya Marayika ahagararaho ashyira mu kanwa k'indogobe ibyo indogobe bivuga. Ariko niko Kristo bagenzi banjye by'ukuri indogobe yabivuze barabyanditse kandi bifite umumaro tubyuye kuko bitwigisha gukomera kw'Imana. Ariko byaba we nifasha nyigisho ariko ntabwo byakitwa ari ijambo ry'Imana itwere ari ijambo ry'indogobe. Nje nta nubwo ari wowe ndikubwira twakomeje ku bindi bitabo ndikubwira abakristo bagenzi banjye ngo rwose igitabo Bibiliya ndacyemera ndacyubaha ndagifite ariko twemeranye ko harimo ibitutsi umuntu yatutse undi. Ibyo kandi nabyo kandi ntabwo byari ijambo ry'Imana. Ibitutsi twabivuze mu buryo bwiza ni urukomatanyirizo rw'ibitabo. Muri uko guhuza ibitabo harimo impumeko y'Imana koko irimo kiriya gitabo irimo hakabamo n'impumeko y'indogobe harimo n'ibitutsi. Njye ntabwo navuze impumeko indogobe ihumeka umwuka w'indogobe akavamo n'amagambo y'indogobe n'ibitutsi. Umuntu yatutse abakristo bagenzi bajye mujya kuntera amabuye muvuga ko mamwe arajya ntega imitego ngo murantera amabuye nanjye ndategeka ko mushobora kuyantera koko ariko muyantere wanze munasome kutavuga ko ibitutsi umuntu yatutse undi avuga ngo wakigoryiwe. Ariko ibyo nta birimo muri Bibiliya birimo. Hari umuntu watutse undi ngo wakigoryiwe. Reka nze mbisume byo biri hafi ndabibona. Ariko minota tugendana kandi ushaka dusoreza. Harimo umuntu watutse undi ngo wakigoryiwe wamwicanyiwe. None se abakristo bavandi umuntu wavuze ngo niki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi gatoka databuja avuze ngo imbwa y'intumbi twemere ko ari ijambo ry'Imana. Ibyo bintu niba birimo abantu bagiye muri comment batwandikire n'umurongo waho babibonye kubera ko Samweli wa kabiri hari 16 guhera ku murongo wa mbere cyangwa wa gatatu ngo Shimeyi atuka Dawidi. Shimeyi atutse Dawidi ngo genda wamwicanyiwe wakigoryiwe amagambo yari yavuze. Birangiye umuntu yitwa Abishayi mwene Saruya abwira Dawidi ngo kuki tureka iyo mbwa y'intumbi iratuka databuja. Ese bavani ba Kristo imbwa y'intumbi tubyita ijambo ry'Imana? Aya ni urukomatanyirizo rw'ibitabo. Okay kumva neza yego nabyumvise kandi koko abantu niba birimo birumvikana ko njyewe rero icyo subije niki nemera ko Bibiliya ari ikomatanyirizo ry'ibitabo byahurijwe kugira ngo bitwigishe kumenya Imana no kuyubaha. Byahujwe harimo imfashanyigisho ibitukomeza mu rugendo ibyago byanaka icyo tubyigiraho akaga kanaka yewe nako icyo twakigiraho ariko harimo n'impumeko y'Imana nyirizina. Ariko muri makeya abantu ndashaka kugira ngo banabyumve ntabwo ijambo Bibiliya rivuze ijambo ry'Imana. Ijambo Bibiliya rivuga uruhurirane rw'ibitabo icyo ndacyemera rwose nicyo bisobanura nta kintu cyane cyangwa harimo n'ibitabo n'amagambo y'abantu bavuze ataragira. Natanze urugero ariko navuze abantu batukanye umuntu atuka Dawidi kutavuze ahantu nasomye havuga ngo aho Pawulo yabwiraga niba Timoteyo ngo azamwizanira imyitero ngo n'ibiki nyine yamwandikira ati nyine navuze ko ibyo byose bifite
icyo bishaka kutwigisha cyerekeye ku Mana. Ariko Okay. kugira ngo ati uzanzanire umwitero wanjye nasize ituro kwa Karupa, uzanzanire n'ibitabo ariko cyane cyane iby'impu. Okay, aho rero ndumva turimo kugendana noneho neza cyane. Hanyuma rero ibyo ngibyo turi kugenda twemeranywa, n'abadukurikiye ubwo nabo bazakuramo bazumva. Ariko gusa ibyo byose nubwo yaba aribyo Pawulo abwiye Timoteyo uzanzanira ibi n'ibi, iyo dusomye dusangamo ibyadufasha kumenya Imana. Aho harimo ushobora no gusanga nasomye amagambo mu rusengero, ndi gusoma amagambo ayo tuvuze nkasoma nkayigisha. Ibyo rero ukavuga ko rero ibyo ngibyo ari ijambo. Iyo ntangira nsoma ndavuga ngo dusoma urwandiko rwa kangahe Pawulo yandikiye Timoteyo. Siko nsoma se, ntabwo uvuga ngo dusoma urwandiko Imana yandikiye kanaka. Oya, ariko nkaza gukuramo ese njye na Emmanuel Pawulo abwira Timoteyo ngo uzanzanire ibitabo n'umwitero niki dukuramo. Hanyuma rero bigahuriye hehe? Tukakibona kitujyana ku Mana. Bigahuriye hehe rero namwe muvuga ko Bibiliya ngo ari ijambo ry'Imana? Bandese mwebwe abanyamadini, ariko kuki igihe cyose mbyita umunyamadini ngo mwebwe nabwo ko ngiye kwizera nta rusengero nashinze, nta dini nashinze, nta rusengero nyobora. None se urabihakanye? Wowe umbaza nkaho naje mpagarara abanyamadini cyangwa mpagararira amadini. Ntibaza kwizera muganira, mvuga ibitekerezo byanjye uko mbyumva, uko mbibona, uko mbisoma. Wowe rero nk'umuvuga butumwa mbaza gutyo baje. Okay, reka tubihindure. Wewe nk'umuvuga butumwa ugahera hehe uvuga ko noneho Bibiliya rero ari ijambo ry'Imana? Nahakubwiye dore njye nakubwiye nemeranyije nawe kandi sinzi impamvu uri kubita. Nabwiye n'abakristo bagenzi banjye ngo munyumve kiriya gitabo dufite ni uruhurirane rw'ibitabo. Ubwo ibindi ujya kuncukumba banza ko kandi ndababwiye n'uruhurirane rw'ibitabo ndabyemera. Dufite ni ibitabo 66. Hanyuma abavuga noneho reka mbishyire ku bandi, abavuga ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana nabahaye igisubizo kivuga ngo ijambo Bibiliya wavuze ko mu kigira iki ngo ari ngwiki Biblos bisobanura uruhurirane rw'ibitabo. Manuel urashaka iki? Ufite kiriya gitabo akakanya ari kutwumva afite Bibiliya Biblos mu kigereki, mu kinyarwanda Bibiliya bivuga afite uruhurirane rw'ibitabo. Ibindi uri kumbaza ni ibiki? Okay, ubwo rero ahubwo nshobora kuvuga ngo nazi imbere y'abantu kwa kundi mpora mpari nawe urabizi, avuga ne haleluya batamena murambure Bibiliya zanyu. Wanyumvaho? Wumvise mvuga ngo murambure dusome, murambure ijambo ry'Imana. Narakumvishije urimo kwigisha uravuga ngo mufate Bibiliya ijambo ry'Imana, mufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya, kuko muri Bibiliya harimo ijambo ry'Imana. Byiza cyane. Aho ngaho abadukurikiye ngira ngo barimo wanyumvise rero, ariko utumye ngira ikindi kibazo kindi nshaka kubaza. Kibaze nta kibazo rwose. Rimwe na rimwe numva abantu baravuga ngo muceceke mwese mwumve uko Imana ivuga, iri kuvuga cyangwa se iri kuvugana namwe. Tugatuza twese, yego tukumva kabisa. Umuntu akagera gutya akavuga ati Imana, mbese akavuga ngo ni Imana irimo kuvuga. Umuhanuzi ko ari guhanura. Yego, noneho nibaza reka tumanekereza nkavuga ngo Bibiliya bavuga ko ari ijambo ry'Imana, kandi ibyo ngibyo ngo Imana yabivuze kera, hanyuma abanyaburayi barabifata barabyandika. Hanyuma mwibaza ibyo irimo kuvuga ubu ngubu, kubera ko isi niko imeze ihora ihindagurika, kandi umunyarwanda yavuze ngo bucya bwitwa ejo, uko umuntu yari ameze ejo siko uyu munsi ameze. Ibigeragezo byari bihari kera sibyo biri hari ubu ngubu. Noneho nkavuga ngo iby'Imana ivuga ubu ngubu byo byandikwa hehe? Ese barwe byandikwa he? Urantangaje nako se urakabaza nakora nakubaza kinini. Ese yavuze icyo gihe ko batayidoze ngo ivuga icyo gihe birangire, ko uyu munsi bavuga bati mwumva uko ivugana namwe kivuga ibyo irimo kuvuga ubu ngubu rero byo byandikwa he cyangwa abantu bayibona? Umva rangubwire, Bibiliya ijya kwandikwa aba wita abanyaburayi, kandi yanditswe n'abantu ngo niba ngo yahumekeye nta kibazo tuba tugendeye gucyo nge nawe kuko ngiye kugusubiza neza. Reka tubyemere ko ari byo ab'Imana yahumekeye bakandika Bibiliya. Yego, uranyumva neza? Imana nyiri kuvuga nibona ari ngombwa ko handikwa ibindi izahumekera muri nge nawe n'abandi tubyandika. Hanyuma ibyo iri kuvuga ubu ngubu ko twebwe ibibwira n'abantu bakabyibagirwa, twebwe ibibwira turabyandika. Umva reka ngo urugero bwiraho nabisanga sitonde ubisanga se n'ibyawe. None se nanjye kubisoma ubisoma se n'ibyawe. Hanyuma ibyo ivuga byandikwa here? Utonde mu rusengero nsengeramo ntuhazi? Ndahazi. Iratubwiye ngo nimvuye babwire ibi n'ibi, hari nta nubwo ariko bahasengera. Ibi ngibi impamvu byanditswe Imana iraje ifite imije kutubwira. Bino impamvu Imana yateze ko byandikwa mu bitabo binini nuko Imana ashaka ko bibwirwa isi yose. Yarabitegetse se?
igisura mu miko yayo yagira ngo natwe isi yose izabimenye. Ariko hahandi dusengera ije kutubwira ibirebana natwe harya gusa. Byandikwa herero. Witonda ariko ubu none hari na telefone turabirikodinga mbwira ngo fungurire n'imaze imyaka 5 mbifa. Hanyuma se babirikodinga bikamara iki? Arega ninjye yabibwiraga bira wowe washaka ko umuntu uri hanze yabarya abimenya kandi ni ibyacu gusa. Ariko nabiri nibyo bya bya kera nabyo bibwiraga bariya. Imana yageze oya yaje kugeraho isanga isi yose igomba kubimenya. Nagusubije ngo Imana nibona wapi n'abanyarwanda. Wowe nubinyereka muri Bibiliya yawe. Hano bavuga ngo Imana yandikiye urwandiko abanyarwanda. Datapfuka amahanga aho nkoresha. Nubinyereka aho ngaho abari ni makazawe. None se hariya ibyo ushaka ko byandikwa harwo avuze ngo Nyarwanda mwumve. Oya ibyo wifuza ko byandikwa. Reka kumbwira ngo mwumve sivuga ngo Nyarwanda mwumve byandikwa. Tukiri kuri ibyo ngiro navuze ngo Imana ngo yarabihumetse ngo byandikire ngo isi igihe cyayo isi yose n'abanyarwanda iyi barimo nyine yo yasanze ibyo itonde yasanze Imana ku mpamvu zayo nushaka kuyisimbura cyane ugenda uyibaze. Imana yararebye isanga ibintu yavugiye muri Turukiya ibintu yavugiye hari bitambara hamwe twavuze ariko isanga natwe abanyarwanda dukwiriye kubimenya. Ihumekera ba bantu barabyandika ibyo iri kuvugira ahandi insengera rero nawe iyo nyiri gukora ishaka nibona ihumeka ubu ngubu ibyo wita guhumeka ubu ari buhumekeraho barabizi none se ntabwo uzi ko bimwe bitabo byaje biva hariya 5 bya Mose bikazanwa n'uyu nyuma bakavumbura icya Yakobo bagashyiramo cya Daniel kiboneka bashyiramo ibiri kuvuga nabyo iyo nibona aho uri gushaka gusimbura Imana hano iyo nibona ari ngombwa ko ibyo yatubwiriye ko amashashi mu rusengero ikabona irashaka ko muri Noruveje babwiriye Mukove ikabona irashaka ko muri Noruveje babimenya. Izategeka byandikwe nabyo ihumekere ku bantu babyandike bigereyo. Uzi impamvu bigaragara ko acyumvise se oya nabyumvise wowe ushaka gusimbura Imana wowe inyuma se bivuye yise kumbeshya gute se uzi impamvu bigaragara kuri bo kumbeshya Buko uri kuvuga ngo ni Imana ngo nibona ko none se undi byavugiye muri Israeli byavugiye muri Irani byavugiye muri Libani byavugiye mu Misiri byamenyekanye gute yahumekeye mu bantu iti mu byandike ibyo bintu rero bahumekeyemo byari byabanyirabyo oya ntago byari byo impamvu yari ibonye ko isi yose Imana yari ishatse ko isi yose ibimenya. Niba Imana iri kuvugira ahangaha ibyo ivugira hari bikamenywa na ba nyiraho twararikodinze twaretse mutwasha niyo twakwagirwa kandi nuko wera arenga bitwibutse Imana ku mpamvu zayo nibona ishaka ko ibintu yavugiye ko amashashi ishaka ko isi yose ibimenya tanto ifite n'uburyo bwinshi yabibwira misi cyangwa se izahumekera mu bantu babyanditse. Ibyo bintu uvuga ibyo yavugiye inangaha nta nubwo byanamenyekana kuko byamenyekana twe ba nyirabyo turabizi yabibwiye nakubwiye ko yo niba ishaka ko n'abandi babimenya. Uretse gatoya uramonda sinoka wanoga se gute ese ubundi wowe wanoga nta mwuka wari ufite gute wowe ubundi wanoga nta mwuka wera gute ko none se biri kuvuga so mwuka wera no wawe kuvugisha umuntu honda kanoga ntufite umwuka wera ariko ibaze ari Bibiliya ngo itandukanye ugira na litije na Bibiliya ugira na litije n'Imana ugira na litije na Israel ugira na litije na David ugira na litije na Mateo wanoga gute ati yigirira n'Imana y'abanyamadini ntabwo ari iyo Mana Israel yabo ni y'abanyaburayi. Uyu munsi hari Bibiliya njya kureba nkabona yanditseho ngo ni Bibiliya 5:7 so byemera ni version ntabwo ari Bibiliya y'ubundi buryo iyitanu ukuvuga ngo ni yanditswe mu 1957 voilà akasindi yo mu yindi myaka 1993 voilà uyu munsi hari izindi bari gusohora mu muryango wa Bibiliya turi 2026 2026 nese wagira ngo Bibiliya handikwe irimo n'Imana iri kuvuga cyangwa uragira ngo bikomereze kuri iriya se abarweri none ubagira ngo se ibyo Imana ivuga ubu byandikwe muri cyangwa handikwe icyifuzo cyawe ni iki ese ubundi kuki haba 5:7 kandi Imana yaravuze rimwe gusa akaba ari 9:3 mwe 5:7 banzu umenye ko Bibiliya yanditswe bwa mbere na mbere ngira ngo yari ikigere kihari oya ibyo birekanye n'andi mateka gusobanurwa rero basobanura mu Kinyarwanda bayisobanuye bwa mbere na mbere mu Kinyarwanda 5:7 hanyuma 9:3 hari n'igitabo kira gatatu kitari kirimo ni ikihe ni Hosea ni ikihe
kereka mbonye za introduction ni imivugire y'ikinyarwanda bakabona hari amagambo yagiye akoreshwa ariko agoye gusobanuka mu kinyarwanda aba societe yabyo bakabagasanga ababisobanuye babisemuye yabasemuye 5 usanga ikinyarwanda bakoreshaga sanga ari nk'ahantu bagiye bandika amagambo ukuberwa n'icyari cyo neza bakora ati noneho reka ikinyarwanda ariko witonde utangiye kugira ngo ubuje bango ni ikige cyane niko bimeze ubuje bango ntabwo ari ukubihuza n'igihe uri kugenda ubisobanura neza ugenda wita mu mutego nita mu mutego se gute ndanawikuramo nimwitamo ndawikuramo n'ibinyarwanda ni imivugire y'ikinyarwanda bagasanga ikinyarwanda abantu bakoresha 5 niba bari nk'abantu wenda abanyarwanda bari nka 5 kandi babaga bahari bashyira mu kinyarwanda bari nka 5 bagasanga ikinyarwanda icyangugu bakoresha bagasanga si cyo mu Mutara bakoresha ariko bagasanga hari ijambo abanyarwanda bose bakoresha hanyuma ikinyarwanda icyana gatatu basanga hari ikinyarwanda bagomba kongeramo cyangwa se bagomba kubisobanura mu bundi buryo mu kinyarwanda kigezweho gisobanukiwe we ntabwo ari kigezweho u Rwanda rwose ruvuga ikinyarwanda ijambo u Rwanda rwose ruvuga reka nguhe nk'urugero kandi usubize neza tu mu kiganiro uvuga iby'ukuri ni iki muhatisha ibirayi hano banyu mukita ngo iki icyuma ikintu bakoresha mu gusya ibyo basya cyitwa ngo iki icyuma gisya tubaye ibyuma 3 ariko bakoresha ijambo imbugita nk'uko waruvuze imbugita mu Ruhengeri Gisenyi bavuga indiga ariko imbugita ni ikinyarwanda cy'u Rwanda ubwo bashatse guhuza ikinyarwanda ngo bose n'ubu nyuma y'uyu munsi bashobora kuzagira ibinyarwanda bahinduye byiza cyane birashoboka rwose 5 baraje bakoze muri rya jambo ry'Imana barikozemo baraje na 3 bongeye ntabwo barikozemo Manuel abanditse bwa mbere na mbere baretse ikinyarwanda basumura ntabwo bakoze mu ijambo ry'Imana no bagize gutya barikoramo none 9 nabwo barongera baraje barikozemo ntabwo byumvyemeranye nawe kugenda bahindura amagambo ngo kugira ngo nta magambo bahinduye ahubwo nibwo bari kwandika ibiri byo uko bafata ijambo nk'uko u Rwanda rurivuga n'urugero naguhaye ugasanga 5 wenda banditse icyuma n'urugero sibyo ugasanga 5 banditse icyuma n'urugero uyu munsi bagasanga se banonye icyuma gisya icyuma banywa icyuma gikata Imana yarabibabwiye ari byo yababwiye ngo bajye kurikoramo Imana ntabwo yavuze ngo bandike mu ndimi zimizi abi Imana yahumekeye mbere na mbere bandika ntabwo Imana yavuze ngo mwandike mu rurimi rumwe ese ubundi wowe wibwira ko izo nyandiko z'umwimerere ibyo abantu banditse ngo Imana yabwiye abo yahumekeye mbere na mbere ibyo bintu banditse bwa mbere iyo mizingo biri mu rugiriki n'uruheburayo y'umwimerere ya nyayo biri mu giheburayo wibwira ko ibingibi dusaba mu kinyarwanda bibwira ko aricyo bivuze wakabimenye se nyine wakabimenye se none uyu munsi nje nimbona umwimerere mu giheburayo itondera ngo utsinze bande babesheze ahubwo Manuel wowe bafashe ibyo bintu byabo byanditse mu kigiriki ahubwo Manuel shimira abantu ubu ngubu ahubwo bashimire uyu munsi uhita bakomera n'amashyi nuko nyine utari buyakomenda biza ahubwo abantu bari gusoma ubu mu giheburayo ubu habonetse abanyarwanda bazi igiheburayo bari gusoma bagasanga shise nk'ibyo uvuga twandikiwe ibintu bitari bamwe mu basemuye ibi biriya mufite izo zanyu mwirwa mukoramo basemuye bitari aba babifashe kugenda basemura vuga gusemura voilà abo bwabo bivugiye ko babeshye harimo amagambo bagiye bakoresha bari hehe n'amagambo y'umwimerere bari hehe ko ntabwo tubona ngo tubabaze barahari ababisemuye ntabwo wabona bitamakenga ntabwo wabona ahubwo ikigutangaza ushobora gusanga ari n'abakoloni bagiye biga ikinyarwanda bagasemura nabi niyo mpamvu twebwe abanyarwanda kwigendera mu Mpyisi utubye none bite bigarukaho yari nabyivugiye yavuze ngo iki kandi ari mu bantu yavuze ngo iki basemura za Bibiliya yavuze ngo iki yavuze ko hari amagambo bagiye bafata mu gusemura mu kinyarwanda bakagenekereza ariko atari yo ya nyayo umweretse ntiwitsinze reka uyu munsi tuyandike neza rero wongere kumgira ibyo murandika neza gute reka tuyandike neza ubwo ntabwo witsinze niba Mpyisi yarivugiye ati twaragenekerezaga tukandika n'ibitari byo tukandika icyuma none turi gusanga icyuma hari igisya hari n'icyo banywa reka twandike indigo ntabwo twabeshywe abasemuye 5 tubashimire kuko bagerageje bakagenekereza bakagira icyo batubwira none umunsi tumaze kwiga igiheburayo natwe tukagisoma dusanze hari amagambo yanditswe mu buryo butarimo reka tuyandike mu buri bwo twandike amagambo n'umwana uzavuga ndashaka no gusoreza kuri aka rero ibyo rero iri kuvuga ubu ngubu nibyo nakubwiye ko yavuze ibyo ngibyo icyo gihe kugira ngo isi yose bigereho barabifata ngo barabyandika
none ibyivuga ubu ngubu ntabwo mushaka ko isi yose ibimenya. Nagusubije ahubwo amatwi yawe arimo arakuze. Biriya bintu byanditse muri Bibiliya itonde, si ihuriro ry'ibitabo. Hari ibyo Imana yavugiye mu Misiri byandikwa mu Cyarabu icyo gihe. Hari ibyo Imana yavugiye mu Baheburayo byandikwa mu Giheburayo. Hari ibyo witonde dore gushyuha gusa. Hari ibyo Paul yagiye abwirirwa i Roma byanditse mu Kiroma, ariko Imana iza guhumekera abantu barabifata babishyira mu ndimi zose. Hanyuma ibyo iri kuvuga uburebe iri kuvugira ko amashashi bikaba ubwiru bwacu, iri kuvugira mu Bugande bikaba ubwiru bw'Abagande, iri kuvugira Tanzania bikaba ubwiru bw'Abatanzania. Bizaba iby'isi yose. Imana nyirayo nakubwiye ngo iyo nibona ari ngombwa ko bibwirwa isi izahumekera mu bandi babyanga. Mbese bagira ngo bigende bite? Ariko Imana ntihinduka. No, Emmanuel, u Rwanda rwabaye ibice 8. Yesu Kristo ko yarareje uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Yesu Yohana akavuga ngo umurongo hafi no gusoza umuntu uzagira ibyo yongeraho n'ibyo azakuraho niyongeraho azongerwaho ibyago byanditswe muri iki gitabo, nakuraho azakugwa ku mugona cyetse cy'ibintu kiri mu kitabo. Uyu munsi se sibyo mwirwa mukora, nimora mugabanya mwirwa mubihindagura uko mwishaka. No, twandika ijambo nk'uko ariko ngo umwana n'umwuzukuruza wawe na gatatu murabihinduye, n'ugufasha umwuzukuruza wawe azasanga ari Kinyarwanda. Ibaze tubonye nkanditse ngo icyuma, Imana z'isibabyo ibaze muri Bibiliya niba harahanditse icyuma, wenda akavuga ngo nuko amuha icyuma, umuntu yavuga ati aha atereka amuha icyuma ngibi biranditswe rero. Okay, kandi ari cya cyuma bamwe bagapfa bahagaze. Ibyiza twakwandika indiga bamwe ndaguhonze kandi uranoze ngo yazarangira ariko ndaguhonze kandi uranoze kabisa. Mwarabeshwe mu buryo bukomeye byo mwebwe Abanyarwanda, ibyo Imana ibabwira no mu Rwanda ubibwira Abanyarwanda byashoboka ko byahinduka iby'isi yose. Nicyo nakubwiye nti Imana nibona ibyo yabwiye Abanyarwanda ikabona yuko kubwirwa na Norvège itonde Abanyamerika bakabyemera. None ko dufite ibyavugiye mu Misiri, ko dufite ibyavugiye i Roma, Abanyamerika byavugiye muri Espagne. Abanyamerika babyemera kweli. Uzi ko Rushisho mu Bibiliya ari muri Espagne. Ubu ngubu ko dufite ibyahavugiwe. Reka dushake uburyo dusoza kino kiganiro. Dusoje ngiye babwira ngo ibihe nibyo bihinduka, Imana ntihinduka. Yesu Kristo ko yarari n'uyu munsi niko ari niko azahora iteka ryose. Imana rero ikabidahinduka, ariko Bibiliya abantu barahinduka, ariko Bibiliya zo ibihe barahinduka, ariko Bibiliya zo zikirwa Bibiliya ntihinduka, hahinduka imyandikire y'Ikinyarwanda. Gatatu hazaza n'ibindi rwose Bibiliya zigahinduka, ariko harega n'undi hari n'ihari yitwa Ikinyarwanda cy'ikigenda yiranahari. Okay, byiza cyane. Yes, reka dusoze. Ubwo abadukurikiye bo barabyumva, bazatwandikire bazatubwire ibyo ari byo byose. Imfubyi ngo yumvira mu rusaku, kandi n'ibyo mwumvishije muzakuramo. Ariko birabigisha byanze bikunze. Harimo inyigisho, harimo ubutumwa, harimo amasomo. Okay, byiza cyane. Reka ngushimire. Bakoze cyane, ndagushimira. Komeza ugubwe neza nawe rwose n'umuryango wawe. Amen. Kandi ukomeze ubone ibyo wifuza byose. Amen. Hasta la vista. Amen cyane. Datashoboza nami nkomeza, Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe.